Hari ibintu byinshi bikomeretsa umutima. Hari inkuru zivuga ko urukundo ariko rukomeretsa umutima, ariko ikintu gikomeye gikomeretsa umutima ni uko wambura inzozi zawo ko zazimeze kose. Amagambo yavuzwe na President Striker Back, umwanditsi w'umunyamerika. Wegeye buri muntu wese mukaganira, umwe akubwira ko hari ikintu cyarigeze kumumariza umutima, byibare nko mu buzima. Abenshi bazakubwira ko babajwe n'urukundo, hari abazakubwira ko bashenguye umutima no kuba bakunda, ariko muri ibyo byose ikibazo umutima cyane kurusha ibindi ni ukwambura inzozi zawo. Kwambura umuntu inzozi ze yahoranye gutuma atazigeraho ikibazo ashaka kuzageraho, ndetse akajyana mu buzima bwe bwose bwa buri munsi, hanyuma akaba impamvu ituma atabasha kugera kuri izo nzozi, kandi wenda yari yegereye kuzikozaho imitwe y'intoki. Iyi ni intangiriro y'inkuru ngufi tugiye kubabwira, yitwa The Retraction, yanditswe n'umwanditsi wo muri Malawi witwa Stanley Ongezani Kenani. Iyi nkuru ngufi cyangwa se short story yasohowe hamwe n'izindi nkuru ngufi zijya ku 16 ikusanyirizo ry'inkuru ngufi anthology ryitwa When the Sun Goes Down. Retraction ubwayo bisobanura kuvuguruza ibyo ari wanditse ku muntu cyangwa ku bintu runaka, bitewe n'uko bitari byo cyangwa nta bihamya bifatika bigaragaza ko ibyo wanditse byari byo. Turajwe no kubana namwe, njye nitwa Manzi Jean Sauvel, mbaye ikaze. Munyemere gato mbaze mabwire kuri umwanditsi yitwa Stanley Ongezani Kenani. Yavukiye muri Malawi mwaka 1976. N'umwanditsi w'imivugo ndetse n'inkuru ngufi short stories. Stanley kandi ni umucungamutungo w'umwuga, kuko yize ibaruramari n'icungamutungo muri kaminuza, kandi yakoze akazi kenshi gatandukanye harimo gukora mu miryango mpuzamahanga. Yabaye kandi urugaga rw'abanditsi bo muri Malawi kuva mu mwaka 2004 kugera 2007. Yanditse inkuru nyinshi harimo yitwa For Hana, yatsindiye ibihembo bitandukanye. Mu 2014 Stanley yashyizwe ku rutonde rw'abantu 9 muri Afurika bo kwitega mu guhindura ubuvanganzo bwa Afurika mu bihe biri imbere. Stanley akazi ko kwandika bagakorera mu gihugu cy'Ubusuwisi, ari ntatuye ubu ngubu. Ngiye kwasomera muri make iyi nkuru ngufi. Uko niko itangira. Umugabo urimo tubwira iyi nkuru atangira afungura email ye asoma ubutumwa ibe bamwandikiye. Wageze ku cyo washakaga, banyirukanye, ibyo washakaga bigezeho. Email iratangira, nta no kubanza kwivuga izina ndetse nta no kubanza gusuhuza. Nahagaritse gusoma iyo email mu munota umwe cyangwa ibiri, mbanza kureba izina ryohereje. Izina rye ryari Tata. Ntekereza ko ari za email z'abatekamutwe zisanzwe, buri gihe zikubwira ko atsindiye ibihembo bitandukanye by'agatangaza. Nari ngiye gusiba iyi email, ariko narebye ku ntero yakurikiyeho, ibyo kwisiba bihita bimva mu mutwe. Ndakwibuka neza, wari wicaye mu mwanya wa D12 mu ndege yajyaga Johannesburg tariki 10 z'ukwa 11. Ukomezaga umbaza icyo kunywa, nyamara ikirahure cyawe cyari cyuzuye. Icyo nibuka nuko nakubwiye ko numaramo inzoga wari urimo kunywa nari kukuzanira indi, nyamara wowe wabifashe nk'ikosa nagukoreye. Ikintu wahise ukora ni ukwandikira sosiyete y'indege nakoreraga ubabwira ko nagufashe nabi mu rugendo rwose, kandi nazi kwita ku bakiriya. Abayobozi b'ikigo cy'indege cya Malawi izi comments baziha agaciro nk'ikigo giharanira gukora ku rwego mpuzamahanga, aranyirukanye ngo bibere isomo ku bandi. Nibutse umwana w'umukobwa wari mwiza cyane biyabuje. Yari mwiza pe, afite amaguru meza, inseko nziza, ku buryo nta mugabo n'umwe utari gukururwa n'ubwiza bwe. Niba ko namubajije icyo Tata bisobanuye, akambwira ko bisobanura ngo twararimbutse. Nari ndi mu ndege njya Johannesburg. Rwa urugendo rwanjye rwa mbere mu ndege, nta wundi rugendo ndanagera kuva icyo gihe. Hari nyuma yo gutsinda irushanwa ryari ryateguwe na Rundazi District Council mu karere k'iwacu. Usi nibuka uko byagenze ngo negukane iryo rushanwa, ariko icyo nakwibagirwa nuko natsindiye igihembo cy'imodoka nshya. Igihembo cya kabiri cyari tike y'indege yo kujya muri Johannesburg muri Afurika y'Epfo. Nkamara amajoro 2 ndara muri hoteli nziza, ndetse yongeye n'igihembo cy'amadolari 1,000 yo kugura ibyo nari nkeneye muri supermarket nziza. Narishimye cyane, nta gushidikanya ninjye muntu wa mbere mu mudugudu iwacu wa Botolo ugiye kurira indege. Ubwo amakuru yageraga ku bantu ko ninatsindiye tike y'indege, umudugudu wose warahuriye baza kundeba. Buri wese yashaka kumvugisha, ndetse n'abatari inshuti zanjye za hafi. Bigize nk'aho munsi bari inshuti cyane. Igihe najyaga Johannesburg, aho byari nyuma y'icyumweru kimwe tsindiye itike, umubyinnyi umwe yahise ahimba indirimbo ku rugendo rwanjye. Nagiye n'imodoka ngera i Lusaka mu murwa mukuru wa Zambia. Bwari ubwa mbere ngeze mu murwa mukuru. Abantu bajyaga i Lusaka bagarukaga bavuga ukuntu ari heza, cyane cyane hoteli yitwa Continental. Bayivuga batarayindiramo, ariko ngewe nari ngiye kwiraramo icyo gihe,
Ku munsi wakurikiyeho nafashe indege ya sosiyete yitwa Malawi Airline imvana Lusaka tunyura i Lilongwe muri Malawi tukomereza Johannesburg. Ni mu rugendo ruva i Lilongwe rujya Johannesburg nahuriye na tata. Email yarakomeje. Icyo ugomba kumenya nuko wageze ku cyo washakaga mu gusenya icyerekezo. Kuva nyiri umwana nifuzaga kuzakorera ikigo cy'indege cya Malawi Air. Namaze imyaka 23 yanjye yose mfite ubu niruka kuri izi nzozi, ariko ubu byose byarangiye, byahindutse ubusa. Akanama gashinzwe discipline bamaye kopi za message wanditse, nazimanitse mu cyumba cyanjye mu rugo Ibrantire. Kuri izo message wanditse niho nakuye email yawe yanyambuye inzozi zanjye. Watwaye icyo nakundaga kurusha ibindi bintu muri ubu buzima. Ese numva ngize agenda gakomeye k'ibyawe n'ibyo ni nakoze, kugeza ubwo nisanze amarira arimo gutemba ku matama akagwa ku ishati nari nambaye nari hanaguye, ari nako nakomezaga kureba cyane muri computer yanjye ariko ntacyo mbona. Nicaye muri cafe, umu receptionist yaje kumbwira ko bagiye gufunga, bityo ari gihe cyo gutaha. Yampaye facture ngo nishyure, yari 50 by'amakwaca. Yari menshi cyane kuko yagira ku madolari 13 icyo gihe, kandi yakibura iminsi 20 yose kugira ngo umushahara w'ukwezi uze. Nicuje impamvu nari naje muri cafe henze gutyo. Ikibazo cya tata cyakomeje kungaruka mu mutwe, umutima wanjye wari urimo kumva agahinda yari afite. Nicuje impamvu nanditse message mbikuriwe. Uruhu rw'ibibazo rwari mu mutwe wanjye, ariko sinashoboraga kubibonera ibisubizo. Umu receptionist yambaje izina ari kwandika kuri facture, mubwira ko nitwa Chumachamala Zigambo. Nasohotse muri cafe, isi ya internet, umutima warundazi town. Ubwo nari ndimo kujya mu rugo nakomeje gutekereza kuri tata. Nabonye ko ibyo nari nakoze byari bikomeye. Ndabyibuka haba iminota 30 gusa ngo tugere muri Afrika y'Epfo. Umwe mu bakozi bakora mu ndege yazanye impapuro atubwira kwandika ko twabonye service za Malawi Air. Nakubitekerezaho cyane nahise ntangira kwandika. Nari maze amasaha 2 yose ndimo kunywa inzoga. Muri make nari nasinze. Mu cyaro cy'iwacu kugira ngo umuntu agaragare nk'umukire nk'afite amafaranga nuko agomba kuba imbere yatetse amacupa menshi y'inzoga. Nanjye nshaka gukora nk'ibyo mu ndege. Nakomeje kugenda mpamagara abakozi b'indege ngo baze banserive. Tata niwe wakomeje aza, yambwiye ko yari kongera inzoga mu kirahure cyanjye mu gihe nari mfitemo ariko bashizemo. Ibyo nabifashe nk'agasuzuguro, kugeza ubwo naje kwandika izo comment nshyiraho amazina yanjye na email kugira ngo nibashaka kumenya ibyinshi bazanyandikire. Nahise nibagirwa iby'izo comment nkimara kuva mu ndege. None comment nanditse nasinze zangije akazi k'umuntu. Intego ze z'ubuzima zangijwe n'ikaramu yari mu kiganza cy'umuntu wasinze. Icyo kibazo cyakomeje kungaruka mu mutwe. Inzira yose njya mu rugo, mu ijoro nari nasinziriye ngaragurika mu buriri. Naravuze nti ngomba kujya gusubisha comment nari nanditse kuri uwo mukobwa, kuko uwo mukobwa ararengana, nta kosa yari yakoze. Uko nakomeje mbitekerezaho niko nakomeje kumva imbaraga zimpatira kujya kuvuguruza ibyo nanditse. Narimo nibaza uburyo nari kubikoramo. Natekereje nti ngomba kwandika email ibivuguruza, ngashyiraho amagambo yanditse neza. Undi mutima ukambwira ngo email ntabwo ari uburyo bwiza. Natekereje gukoresha iposta, ariko nibuka ko byari gutwara igihe kirekire kugira ngo igere kuri Malawi Airline. Nigiye inama yo kujya muri Malawi nkavuguza ibyo nanditse ndetse nkajya muri Belantile gusaba tata imbabazi. Nari nabaye nk'umusazi, ariko maze kuvuga ibi nashoboye gusinzira. Mu gitondo cyakurikiyeho nabyutse mfata isaha yanjye ya Rolex nari naguze muri Johannesburg. Nayiguze 120 by'amakwaca, njyana muri Londazi town kuyigurisha. Nashaka ko bampa ku giciro nayiguzeho, ariko nabuze uyama kugira ubwo hari uwampaye 80 by'amakwaca. Sinazuyaza mpita nyafata. Nyuma kunyura muri restaurant nkafata icyo kurya, nagiye kuri Siberi Cafe gusubiza email ya tata. Mbwira ko nari ngiye kuza muri Malawi nkavuguza ibyo nanditse. Ikibazo nari mfite uko atari kumpa address zaho atuye ngo nzajye kumusaba imbabazi. Imbona nkubone numvaga bari bumusubize mu kazi byanga bikunda. Ku munsi wakurikiyeho nasubiye mu mujyi kugurisha ibintu byose ninaguze muri Johannesburg. Amafaranga ari bampaye kugira ngo mbone tike injyana muri Malawi. Agashara kanje kintisha nikize ntabwo kari kungezayo. Nari ngiye kugenda na bisi mu gihe ubushize nari nagiye n'indege njya Johannesburg ubwo nacaga Malawi iri Lilongwe. Nasubiye kuri Siberi Cafe ngo ndeye ko tata yawe yasubije email yanjye, ariko nsanga atigeze asubiza. Ku munsi wakurikiyeho nari kujya Malawi. Nageze muri Belantile naniwe cyane, amaguru yanjye arimo kundya.
urugendo rwari rurerure cyane. Naje na bisi ntoya yuzuye irimo abantu benshi, abenshi babira icyuya kidahumura neza. Atekereje koko niba byari ngombwa gukoresha izo mbaraga zose zingana gutyo mu kujya gusaba imbabazi umuntu. Ndavuga ntibibaho ko isi yuzuyemo akarengane, kandi ko Tata atari we wa mbere byari bayeho. Atekereje abagore n'abakobwa birirwa babeshywa akazi hanze y'igihugu, bagira bakoreshwa ubucakara ndetse bagahohoterwa cyane. Numva sindi mubi cyane ugereranyije n'abo ngabo. N'abo bantu bashukaga abo bagore n'abakobwa basezeranya akazi keza mu mahanga. Ariko natekereje nti ese nari kuzabaho nishimye nyuma yo guhemukira umwana w'umukobwa Tata? Aho umutima ntari kuzahora uncira urubanza. Naravuze nti muri bisi iyo bazanaho kwandika ibitekerezo byacu kuri serivisi bari barimo kuduha, nari kwandika ibyiza, nari kuvuga ibyiza, sinari kongera kwemera kwangiza akazi n'amahirwe y'undi muntu. Bitangaje, nasanze muri izo bisi nta hantu twari kwandika ibitekerezo byacu hari hahari. Ngeze muri Bilantayire, nagiye muri lodge yitwa Paradise yari hafi aho, mfata icyumba njyamo ndaruhuka. Aho nari ndi mu cyumba nari ndimo gutekereza uko Malawi Airlines bari kunyakira, ese bari kwemera ubwivuguruza ku magambo nari nanditse. Kubera umunaniro nari nsinzira. Mu gitondo nagiye ku cyicaro cya Malawi Airlines. Umureceptionist wayibereye kuri telefone yambaye ejo nari nje kureba, mubwira ko ari umuyobozi wa Malawi Air. Yambaye niba twe dufitanye gahunda, mubwira ko ari ntayo. Yambwiye ko umuyobozi ahuze, nagomba kugaruka nyuma ya saa 8. Naramwize ndamubwira nti navuye kure muri Zambia, ariko ko yandebaga ari nko kuvuga ngo ntiyo wavuye kuri Marisi ugomba kugaruka saa 8 byanga bikunda. Yarakomeje avugira kuri telefone. Ndahamya neza ko bitari iby'akazi. Uwo bavuganaga uwo ari we wese yashaka umwana w'umuhungu w'imfura. Saa 8 nari nicaye imbere y'umuyobozi wa Malawi Airlines, mubwira impamvu y'urugendo rwanjye. Gusa sinamubwiye ko impamvu naje ari email Tata yanyandikiye. Nambwiye ko nari nasinze nkayoshywe mu makozi babo, ariko nyuma y'ukwezi nabuze amahoro, bityo nkaba naje kuvuguruza ibyo nari nanditse. Nambwiye ko nagenze ibirometero 1000 kugira ngo ngere muri Malawi. Yambwiye ko byari kuba byiza mbishyize mu nyandiko. Nari navuye mu rugo namaze kwandika neza. Namuhaye urwandiko, ambwira ko yari kurushyikiriza akanama gashinzwe imyitwarire ka Malawi Airlines. Nasohotse nizeye ko Tata ari kongera gusubizwa mu kazi. Ngeze hanze nasanze wa mu receptionist akiri kuvugira kuri telefone. Namwaje uko nari kugera kuri Tata. Ambwira kujya kuri Chikera International Airport, nkabaza witwa Towela, inshuti magara ya Tata, ko yari kumbwira aho Tata aherereye. Ngeze muri Chikera International Airport, byansabye gutegereza iminota 30 kugira ngo Towela aze kumvugisha. Asohotse yaranyanganishije, ambwira ko impamvu yari yatinze yafite akazi kenshi agomba kubanza yasoza, kandi ko atari gusohoka mbere ya saa 11. Nabwiye inkuru yanjye, arangije arakara cyane. Ati ni wowe wangije ubuzima bwa Tata. Tata akuze abiharanira, ariko warabyangije. Ntacyo nafite cyo kuvuga. Nabwiye ko nari nje gusaba imbabazi Tata, nashaka kwambabarira. Tuwe yarambwiye ati nari ndi iwabo ejo hashize, amaze iminsi 5 atarya. Yambwiye ko atajya ashobora kuva mu buriri. Ikindi kandi Tata niwe wari utunzi wabo, wamenyeraga buri kimwe cyose. Ibyo wari ubizi? Nabuze icyo nsubiza. Tubera yanjyanye kureba taxi ngo itugeze aho Tata yari atuye. Umushoferi wa taxi yatugejeje aho Tata atuye. Tubera ntungira agatoki aranyereka ati ni hariya Tata atuye. Nge ntabwo ndi bujyane nawe mu rugo, ahubwo nsubiye mu rugo, mfite gahunda nyinshi. Hanze imvura yari irimo kugwa cyane, yari nyinshi, kandi bwari bumaze kwira, umwijima wari watangiye kuza. Navuye mu modoka ngera ku muryango wa Tata. Ntabwo nabonaga neza. Kuva mu modoka kugera kwa Tata nari natuse cyane, kandi nta mutaka nari mfite. Nakomanze ku rugi buri muntu ufungurira. Nakomanze cyane bishoboka kuburyo byari gukangwa n'umuntu wapfuye. Nibwo nabonye umukobwa muremure unanutse cyane, usa n'umaze igihe kinini arwaye, aje gufungura. Yari Tata. Tata ubwe niwe wari uje gufungura, ariko yari atandukanye na Tata. Wari wa mukobwa mwiza cyane nabonye mu ndege ubushize. Akimara gukingura asakuza ati wowe uje gukora iki ku muryango wanjye? Namubwiye nti naje gusaba imbabazi, ndakwinginze reka ninjire mu nzu. Tata akomeje guhagarara mu muryango, ntiyanyeganyega. Arangije arambaza ati waje kunsaba imbabazi? Namubwiye nti yego. Ababaye cyane arambwira ati ibyo bahindura iki ku byo wakoze, kutagira amarangamutima, kuri umwibone cyane, kunsaba imbabazi se bimaze iki? Kandi waramaze kunkatira igihano cy'urupfu, wishe inzozi zanjye, none nguje kunsaba imbabazi? Ntazi naho uvuye. Namubwiye nti Tata ndakwinginze nyumva, ndi umuntu nanjye wakora amakosa, nashyize mu gaciro mbona ikosa nakoze, niyo mpamvu naje mvuye muri Zambia nkaza gusaba imbabazi. Tata arambwiye ati icyakozwe ntawagihindura, va hano ugende. Yabivuze ababaye cyane.
naramwinginze ariko nta kindi yigeze avuga. Yahise akinga urugi. Nagumye ku muryango umwanya munini nkomeza gukomanga. Imvura yari nyinshi cyane, yakomeje kunyagira kugeza ubwo mpindukiye ntangira kugenda. Nahise numva ijwi inyuma yanjye, garuka ngwino mu nzu. Tata arimo kumpamagara. Nari mfite urujijo, nahagaze akanya gato ndeba inyuma, ndangije ndongendera imbere nkomeza kugenda. Tata yahise aza yiruka cyane mu mvura, arambwira ngo ngaruke. Yaravuze garuka, sinzi icyo gukora, sinzi n'icyo kuvuga. Umutima wanjye wuzuye agahinda, ariko ndatekereza ko atari byiza kwishyura umuntu ikibi yagukoreye. Ngwino mu nzu, uragenda imvura isi. Yarampagaritse ariko ndakomeza ndagenda. Yarandetse ndagenda. Hari umwijima mwinshi. Imyaka 2 irashize, ariko ibyabaye byanze kumva mu mutwe. Buri kintu cyose gikomeza kinyibutsa ibi bintu byabaye, nkuko umuntu yibuka filime nziza yarebye cyangwa ibintu byiza bitajya biva mu mutwe, bitajya byibagirana. Rimwe na rimwe yanibaza ibibazo, kuki byabaye. Ejo hashize nari ndi muri Lundazi Town nimugana na sheri wanjye mu biro bye ahakora, bari mu karuhuko ka saa sita. Ntabyitayeho nafashe kopi y'ikinyamakuru cyitwa Musafiri cyandika ku ngendo z'indege muri Kenya. Nasomye amapaji atandukanye, nageze kuri paji imwe nyine yabyo ndikanga. Sheri wanjye yambaje icyo nari mbonye. Ifoto nziza ya Tata yari iri kuri iyi paji. Tata yarabaye mwiza kurushaho. Yabaye mwiza kurusha igihe namubonaga bwa mbere. Inseko nziza yuzuye ibyishimo. Munsi y'iyo foto yanditse amagambo agira ati hura na Tata, umukozi mwiza w'umwaka wa Kenya Airways, ikigo cy'indege cya Kenya. Nabeshye sheri wanjye ko ntacyo nari ndimo kureba. Nahise mfunga iyo paji. Ntabwo nigeze mbwira sheri wanjye iby'iyi nkuru kuko urukundo rwacu rumaze ibyo 2 gusa, ariko umunsi umwe nzayimubwira. Aha ni inkuru ngufi The Retraction irangirira. Kuva kwandika ibitekerezo bitari byiza kuri Tata kugira ku ngaruka byari byagize kuri Tata, utubwira inkuru yahuye n'ibihe bitoroshye byo kurwana n'umutima. Ntiyigeze atekereza ko akantu gato kari kwangiza ubuzima bw'umuntu. Mu buzima busanzwe yayita kuri buri detail, kuko utekereza ko ari ntacyo bitwaye uyu munsi, ejo dushobora kugira ingaruka zikomeye cyane. Uyu mugabo uri muri iyi nkuru akimara kumenya amakosa yari yakoze, yahisemo gusaba imbabazi kugeza ubwo yabishyizemo imbaraga nyinshi, akava Zambia akajya Malawi. Umutima nama we uramubujije amahoro. Niba uguye mu makosa cyangwa mu cyumuntu, yibuka gusaba imbabazi. Gusaba imbabazi ntabwo ari ubugwari, ahubwo ni ubutwari. Bityo wabasha kubaho nta mutima ugucira urubanza. Ujye ukora icyo bagusaba cyose kugira ngo ubeho ari nta muntu ufitanye ikibazo. Iyo usabye imbabazi kandi nubwo bataziguha, wowe uba uruhutse. Umutwaro usigaye kuri wa wundi wanze kubabarira. Niba warahemukiwe mu buryo bukabije, si byiza kwishyura umuntu bibi yagukoreye. Ujye ugerageza utange imbabazi, kabone nubwo baba batazigusabye. Si byiza kwanga kubabarira kuko bituma udakira igikomere. Niba wari waguhemukiye kandi ntukumve ko ubuzima burangiye. Abantu benshi cyane cyane abakomeye ku myizerere yo gusenga Imana imwe yo mu ijuru, bizera ko inzira imwe iyo yifunze haba hagomba gufunguka indi, ko kandi ushobora kubura bimwe ibintu watakarejeho imbaraga zawe zose, ugakomeza ukabaho ukazabona ibyiza birenze ibyo wifuzaga. Bemera ko kandi icyawe ari ntaho kijya mu gihe udacitse intege ugakomeza ugakora cyane. Tata yirukanwe muri Malawi Airlines. Yatekereza ko inzozi zari zirangiye, nta cyerekezo kindi cy'ubuzima yari asigaranye, ariko byaje kugenda neza, abona akazi muri Kenya Airways, ikigo cyiza kurusha Malawi Airlines. Nta gushidikanya ibyo yatekerezaga. Ku musozo w'iyi nkuru, Tata yari umukozi mwiza w'umwaka. Nta gushidikanya yize byinshi ku byamubayeho mbere byatumye yitwara neza. Ni byiza kumenya uko utwara umuntu bitewe n'ibiharimo. Umuntu wasinze hari ukuntu yaganirizwa, kandi umuntu warakaye cyane hari ukuntu yaganirizwa, kandi ubwo buryo bwose bugatanga umusaruro. Ni byiza kandi kudahutiraho mu gufata icyemezo cyangwa se mu gufata umwanzuro. Malawi Air yirukanye Tata bitewe na comment zitari ukuri. Iyo baza kubanza bashishoza, ntago bari kwirukana Tata mbere yo gufata umwanzuro kubera amakuru runaka baguhaye. Banza witonde ushakire ibimenyetso simusiga.